Yes, ni Maître Cisse wigisha amategeko mu muhanda no gutwara ibinyabiziga. Aha ni kuri site ya Nyarugenge aho bakoreshereza ibizami bijyanye na moto. Ubusanzwe tuzi neza ko iyo abanyeshuri bitegura gukora ibizami baba ari benshi cyane, ariko turahagiye dusanga moto ziraparitse. Ntabwo nzi icyabaye, ariko bamaze igihe bari muri konje, ariko haravuga yuko ibizami bigomba gusukurwa kuwa mbere. Ariko ndi kubona uyu munsi turi kuwa gatanu, ndi kubona nta banyeshuri mu makona, harimo haranyuramo abanyeshuri babiri. Moto ziraparitse, abanyeshuri nimba bararangije kwiga ntabwo mbizi, ariko sinzi niba hari ikibazo kijyanye n'ubushobozi. Abarimu baricaye, ntabwo barimo kwigisha abanyeshuri, ntabwo barimo kwiga. Ubanza izi moto ndabona zirenga ebyiri, zirenga eshatu, ariko wasanga ari impinduka zirimo ziraza, kubera yuko haravugwa yuko hagiye kuba impinduka. Ibizami moto zakoreshaga amakona, circulation ndetse na demarage bakabihindura. Uyu munsi rero tugiye kuganira n'abarimu bagiye batandukanye, tugiye kuganira uburyo impinduka bagiye kuzakira, uburyo bagiye guhindura imyigishirize, uburyo bagiye gutangamo ubumenyi mu bibuga bigiye bitandukanye bishyashya. Ibibuga bishyashya nubwo bazajya bakora ibizami bitari bisanzwe, mu gihe bazajya bakora ibizami bijyanye n'icyerekezo. Ese babyiteguye gute? Ese bimeze gute? Turi kubona abarimu benshi barimo kugenda bibaza niki kigiye gukurikiraho, niki kigiye gukorwa kugira ngo abanyeshuri bakire ubumenyi. Mu gihe abanyeshuri bazajya babagana, bazajya bahereza ubumenyi gute? Tugiye rero kuganira n'abarimu bagiye batandukanye hano kuri site ya Nyarugenge. Mukomeze mukurikire kuri channel yacu The Channel Services TV. Bakwita ngo iki mwarimu? Manje kugusuhuza. Amazina yitwa Hatari Jackson. Ego. Aba nkora umwuga wo kwigisha moto. Akariho kazi kanje ka buri munsi. Ongereje. Nuva unigisha moto niko kazi kanje ka buri munsi. Yes. Ndi kubona mumaze igihe mu bushomeri, igihe mwari muri mu bihe by'imisi mikuru, nta banyeshuri barimo gukora ibizami, ariko murimo kwigisha. Ariko ibizami bizasubukura kuwa mbere. Ndi kubona moto ziparitse, izindi ni nkeya zirimo zirigisha abanyeshuri. Ese kubera iki moto ziparitse abanyeshuri ntabwo bari kuza kwiga, habaye iki? Sinzi nimba twavuga ko wenda abanyeshuri turabafite bafashe amakode bazakura ku matariki kuva ku itariki 12 gukomeza, uko baduhaye kode kugeza mu kwezi kwa gatatu. Ubu nimba navuga ko abanyeshuri rero bakiri mu minsi mikuru, nimba bataraza, ubu twari tubiteze uyu munsi kwa gatanu, ejo kwa gatandatu no ku cyumweru mu bantu bafite kode za vuba. Ubu twaracyari mu gitondo, dufite icyizere ko na nimugoroba wenda bakiri mu rugo cyangwa se abari mu nzira bari kuza barahitira ku kibuga bakaza bakiga. Ubwo ni icyo cyizere turimo natwe, uko bibona ubu natwe bya. Okay, urakoze cyane. Ubusanzwe ndi kubona uri umwarimu ukiri mutoya, ubundi ku kigero cyo gutsindisha mu banyeshuri ukunda kwigisha kiba ari ikigero kingana iki ku ijana? Ngewe barabizi. Ngende gutsindisha nka 85%. Ubwose baratsinda pe. Nta kibazo dufite kuri site ya Nyarugenge. Abapolisi baza basanga twarigisha abanyeshuri neza. Turigisha pe. Okay, wadusobanurira ibizami bikorwa igihe mwarangije kwigisha abanyeshuri ukabigisha neza. Ibizami ubundi bakora kugira ngo bahabwe perime. Ni bihe bizami? Ni bingahe se? Ni bihe bizami wadusobanurira? Ni ukuvuga ngo ibizami bikorwa kuri moto ni ibizamini bitatu. Ni ukuvuga ngo dukoresha circulation, tugakoresha ikona, tugakoresha na demarage. Aha duhagaze, iki kibuga duhagaze ni nacyo dukoreshereza ikizamini. Umunyeshuri ugirirwa umugisha akaza akahihugurira ni hano akoreshereza ikizamini. Izi moto ureba, izi moto ubona nizo dukoresherezaho ibizamini. Nta zindi moto zindi dufite, nta jesi. Abapolisi baza nizi bakoresha uko ibyangombwa byose zazibivuga. Ese nta uragira igitekerezo cyo kuzana moto z'amashanyarazi aha ngaha? Ko mbona mu muhanda hari moto nyinshi z'amashanyarazi, ariko iyo mwigishiriza kuri moto za AGS. Nta muntu uragira igitekerezo cyo kuzana izo moto? Oya. Sibye rimwe gize kuba ikibazo cy'umunyeshuri wabanaga n'ubumuga, uko babivuga. Wari ufite ubumuga? Ufite ubumuga. Icyo gihe afata kode, yarabizi ko bahari moto z'amashanyarazi, biba ngombwa ko akoresha zira moto zini z'amashanyarazi. We bamukoresheje special nyine ya moto y'ishanyarazi. Ariko twebwe ntazi hari, sibye izo dufite n'iz'amavitensi, nta automatique dufite. Urakoze. Uravuze ngo hakorwa ibizami bigiye bitandukanye, amakona abanyeshuri bakayakora, bagakora circulation,
bagakora na demarage. Ariko hari amakuru atandukanye ari kuvuga yuko mu kwezi kwa kane ibi bizami mukoresha bya moto bizakurwaho, hagakorwa uburyo bushyashya bw'icyerekezo mu mujyi wa Kigali, aho buri site ya Nyarugenge, site ya Gasabo na Kicukiro hazaba hari ubwo buryo bushyashya. Ese izo mpinduka bazibabwiyeho cyangwa se n'ubwa mbere ubyumvise? Impinduka barazitubwiye n'amatangazo barayaduhaye ku magurupe tuba y'abarimu, ibyo turabizi. Ariko uko turi n'abarimu turabyiteguye uko bizaza. Urumva bazabanza baduha amahugurwa by'uko babikoresha, kuko hano tutabikoresha tuzabyiga nabyo tubyigisha abandi nk'uko n'ibindi tubikora. Uravuze ngo bazaduhereza amahugurwa. Mara impungenge mu banyeshuri bifuza kuza kwiga moto ariko batazi ururimi rw'Ikinyarwanda. Ndavuga ku banyamahanga bazi Igifaransa, Icyongereza ndetse n'Igiswahili. Hano mu banyeshuri babagana harimo abashobora kuza batazi Ikinyarwanda. Mu barimu mukorana harimo abafite ubwo bumenyi bashobora kubahugura mu bijyanye no kwigisha moto ariko bigisha mu rurimi rutari rw'Ikinyarwanda. Twarize si bose ariko barahari. Bazadufasha kuba uwo munyamahanga yatwegera akaba yangana cyangwa yagana mugenzi wanjye. Abo bafite ubwo bumenyi bw'ururimi, ab'Igifaransa, ab'Icyongereza, ab'Igiswahili, uzaza ashobora kuzisanga muri umwe mu bahari, bakaba serivisi nziza nk'uko babisaba. Okay, urakoze cyane. Kuri site ya Nyarugenge abarimu bahigishiriza, haba abigisha ibinyabiziga bisanzwe, ibinyabiziga bidasanzwe, nk'abigisha kuri kategori ya C, barasobanutse cyane. Urabona yuko harimo abazi Icyongereza, Igifaransa n'Igiswahili. Abanyeshuri rero mubagane. Ariko wavuze ngo muri kwitegura uburyo bushyashya bwo kwigishirizamo. Ubwo buryo ndakeka ko butaratangira. Ese ibyo bibuga muzigishirizaho byatangiye gukorwa? Ngo nagira ngo abayobozi badukuriye bo nabo ntabwo bicaye ubusa, kuko nabo barabizi no babibwiwe mbere kugira ngo twe babitumenyeshe. Ubu ngire ngo nabo bakagombye kuba bari muri gahunda yo kuba bakora ibyo bibuga uko babibasabye. Ngo twebwe bazabitubwira nk'abarimu, batubwira ati aho ingingo y'imari ibyo badusabye bayigeze, noneho bakora umurimo wabo nk'uko babibasabye, then bawe babo. Okay, ese izo mpinduka witeguye guhindukana nazo cyangwa ufite ubwoba by'uko izo mpinduka zizagusiga? Ese wowe watumara impungenge cyangwa se wabwira bagenzi bawe iki mu buryo bushyashya bugiye gutangizwa mu mujyi wa Kigali n'ubwo bizakomeza no mu ntara? Ese izo mpinduka hari ubwoba uzifitiye? Nta bwoba nka mwarimu kuko mbimazemo igihe kinini. Izaza n'undi azaba ari moto, uko izaza njye bazayinyereka, n'ubundi uyimpaye nayitwara. Ariko umunyeshuri bashobora kumukura hanze we ntabwo yayishobora. Urumva azangana kwa ko mbizi, then nzabimwigisha kazemenya nk'uko nigisha Jesse. Naganje kuri njyewe nka mwarimu nta gashya. Urakoze cyane. Ni Maître Cissé, mukomeje gukurikirana kuri The Channel Services TV. Ibiganiro bigiye bitandukanye tuzasubira ubutaha. Ni kuri site ya Nyarugenge. Ciao ciao.